Tekereza abana b'impanga bajugunywe mu ruzi rwa Tiberi ngo bapfe, ariko bakaza kurokorwa barokowe n'imbyeyi y'ingore y'ikirura. Nyuma baje gukura, umwe yica mwene nyina maze ashinga ubwami bwa Roma bwaje gutegeka isi yose. Nje nitwa Fiston Uwimana, ikiganiro ni Imbumbe Knowledge. Intego yacu ni ubumenyi buhindura ubuzima. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi inshuti zanjye ndabasaba kunkurikira kugeza ku musozo no gukora subscribe kugira ngo mutazacikanwa n'ibindi biganiro byiza dukora byiza nk'ibi. Kanze dutangire. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, tugomba gusubira inyuma mu myaka y'igihe cya 753 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ahantu byabereye ni mu karere ka Latium, hafi y'uruzi rwa Tiberi. Ubu hari kera nyine mu Butaliyani. Abana Romulus na Remus bari abahungu b'umwamikazi witwaga Rhea Silvia n'imana y'intambara yitwaga Mars, ariko se kuki bajugunwe mu ruzi? Umwami mubi witwaga Amulius yari yaranyaze ubutegetsi se wabo witwaga Nominator. Amulius yabonye abo bana b'impanga, agira ubwoba ko nibakura bazamwica bakamukura ku ntebe y'ubwami, maze ategeka abasirikare kubajugunya ku ruzi rwa Tiberi. Shenge nk'uko abaroma babivuga, Romulus na Remus bari abana b'imana y'intambara. Umwami mubi Amulius yategetse ko abana banyuzwa mu ruzi rwa Tiberi, ariko inkuru nirangiriraho aho kubera ko abana barwa ngo bapfe. Uruzi rwabuze, maze akagare barimo kaza guhagama ku nkombe. Aho ngaho haza ikirura cy'ingore cyitwa Rupa mu Kilatini. Iki kirura nticyabariye, nticyafasha abo bana b'impanga ngo kibarye, ahubwo cyarabahetse neza kibarinda imbeho ndetse kikabakamira amata yacyo. Nyuma y'igihe, umwungeri cyangwa umushumba witwaga Faustelus yaje kubabona, maze abajyana mu rugo rwe, abanza kubarerera hamwe n'umugore we witwaga Acca Larentia. Ubwo ikirura cyabasanga ku nkombe z'uru ruzi rwa Tiberi, iki kirura cyabagaruraga amata yacyo nk'uko nabivuze, kandi kikabarundaho ururimi rwacyo. Nyuma umwungeri nyine navuze Faustelus yakiriye abo bahungu b'impanga. Nshuti zanjye, bakunzi banjye, niba ujya ubona ikimenyetso kigaragaza ikirura cyonsa abana babiri, icyo ni igihangano cy'amateka cyitwa Rupa Capitolina, The Capitoline Wolf. Iki ni igishushanyo cy'umuringa cyakozwe mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu Kristo. Iki gihangano gisobanura byinshi cyane, hari ibyo ngiye kukubwira. Icya mbere, ikirura cyangwa Rupa kigaragaza imbaraga z'ishyamba, ubugome, ariko n'uburinzi bw'abaroma. Abana Romulus na Remus berekana inkomoko y'abaturage ba Roma ko bakomoka mu mbaraga z'intambara n'inyamaswa. Nyiri iki gihangano cy'umwimerere nagazwi neza, ariko cyakozwe n'abanyamashusho ba kera ba Etruscan, kikaba kibitswe mu nzu ndangamurage ya Capitoline Museums i Roma mu Butaliyani. Nyuma y'igihe za mpanga zakomeje gukura, zivamo abagabo b'imbaraga ndetse zimenya amateka yazo, maze bajya kwica umwami Amulius, maze basubiza sekuru Nominator ku ntebe y'ubwami. Hanyuma bashatse kwishingira umujyi wabo bwite hafi y'uruzi rwa Tiberi, ariko hagati yabo hazamo amakimbirane ngo ninde ugomba kwitirirwa umujyi, kandi se niyeho umujyi ugomba kubakwa. Romulus yashakaga ku musozi witwaga Planting Hill, naho Remus yashakaga ku musozi witwaga Aventine Hill. Romulus yatangiye kubaka inkuta z'umujyi we. Remus mu rwego rwo kumuseka no kumusuzugura yasimbutse urukuta rwari rukiri rugufi. Romulus yagize umujinya mwinshi cyane, maze ahita yica umuvandimwe we Remus. Remus ubuzima bwe burangira gutyo. Romulus ahita aba umwami wa mbere, maze uwo mujyi ahita izina rya Roma, nguko uko Roma yaje. Romulus wenyine yubatse umujyi mushya, umugore yawise umujyi wa Roma, kandi yavuze ati uko niko bizagendekera uwo ari we wese uzasimbuka inkuta zanjye. Ari nako byagendekeye Remus, maze akahita apfa. Kuri ubu Roma yabaye umwe mu mijyi ikomeye cyane mu mateka y'isi, ariko inkomoko yawo yubatse ku maraso y'umuvandimwe ndetse no ku burere bw'ikirura, aricyo nyine Rupa nk'uko nabibabwiye cyareze abana b'impanga Romulus ndetse na Remus. Ibi biratwereka ko ibintu bikomeye rimwe na rimwe biba bifite inkomoko igoye cyangwa itangaje. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro. Ni Imbumbe Knowledge, njye nkitwa Fiston Uwimana. Kora subscribe, like, kandi usangize iyi video n'abandi. Ntibuke ko hano ari ubumenyi buhindura ubuzima. Tuzongere gusubira mu bindi biganiro. Mwakoze cyane.